Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Igitondo cyiza kuri mwese mwebwe mwakoze subscribe ku Kibabi TV. Muri iki gitondo tugiye gusoma igitabo cyo kuva igice cya 30 kigizwe n'imirongo 38 andi mategeko y'ihema ry'Imana. Umurongo wa mbere, uzabaza igicaniro cyo koserezaho imibavu ukibaze mu mushita. Umurongo wa kabiri, uburebure bwacyo bw'umurambararo bube umukono umwe n'ubugari bwacyo bube umukono umwe kingane impande zose. Uburebure bwacyo bw'igihagararo bube mikono 2 ukibazanye n'amahembe yacyo. Umurongo wa gatatu, ukiyagirizeho izahabu nziza hejuru yacyo no mu mbavu zacyo impande zose no ku mahembe yacyo, kandi uzakigotesha umuguno w'izahabu. Umurongo wa kane, ugicurire ibifunga 2 mu izahabu ubishyire munsi y'umuguno wacyo ku mbavu zacyo zombi, ku mpande zacyo zombi aba ariho ubishyira, bibe ibyo gusesekwamo imijisho kiremerezwa. Umurongo wa gatanu, iyo mijisho uyibaze mu mushita uyiyagirizeho izahabu. Umurongo wa gatandatu, ucyegereza umwenda ukingiriza ya sanduku y'ibihamya kiba imbere y'intebe y'ihongerero iri hejuru y'ibyo bihamya, aho nzajya mbonanira nawe. Umurongo wa karindwi, Aroni ajya cyoserezaho imibavu y'ikivange uko bukeye mu gitondo, uko agiye gutunganya amatabaza agiye ayosa. Umurongo wa munani, kandi nimugoroba uko Aroni agiye gukongeza mu matabaza ajya yosa ibe imibavu itavaho iri imbere y'Uwiteka mu bihe byanyu byose. Umurongo wa 9, ntimukacyoserezeho imibavu iciye ukundi, ntimukagitambireho igitambo cyoswa kitagabanijwe cyangwa ituro ry'ifu, ntimukagisukeho ituro ry'ibyo kunywa. Umurongo wa 10, Aroni ahongerere ku mahembe yacyo impongano rimwe uko umwaka utashye. Amaraso y'igitambo gitambirwa ibyaha by'impongano aba ariyo ahongerera icyo gicaniro rimwe uko umwaka utashye mu bihe byanyu byose. Icyo gicaniro ni kera cyane cyerejwe Uwiteka. 11, Uwiteka abwira Mose ati 12, nubara umubare w'Abisirayeli wabarwa muri bo, umuntu wese azaha Uwiteka incungu y'ubugingo bwe mwibarwa, kugira ngo badaterwa na mugiga muri iryo barwa. 13, iyi aba ariyo ncungu batanga. Umuntu wese ugiye mu babazwe atanga igice cya 2 cya shekeli igezwe kuyahera. Shekeli imwe ingana na gera 20, igice cya 2 cya shekeli aba ari cyo batura Uwiteka. 14, umuntu wese ugiye mu babazwe umaze imyaka 20 avutse cyangwa isaga atura iryo turo. 15, abatunzi ntibasazeho n'abakene ntibagabanyeho kuri icyo gice cya 2 cya shekeli, nibatura Uwiteka iryo turo ryo guhongerera ubugingo bwabo. 16, nuko uzaka Abisirayeli izo feza zibacunguza uzikoresha imirimo y'ihema ry'ibonaniro, zibera Abisirayeli urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka, bihongerera ubugingo bwabo. 17, Uwiteka abwira Mose ati 18, kandi uzacure igikarabiro mu miringa n'igitereko cyacyo ugicure mu miringa, gikarabirwemo ugishyira hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro ugisukemo amazi. 19, Aroni n'abana be bajye bakarabiramo bogemo n'ibirenge. 20, uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bajye bakaraba boge n'ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa. 21, nuko bakarabe boge n'ibirenge badapfa, bizabera Aroni n'urubyaro rw'itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. 22, kandi Uwiteka abwira Mose ati 23, uzende imibavu iruta iyindi shekeli 500 z'ishangi yivushije, n'umucugate wa mudarasini ihumura neza w'urwo rugero nirwo shekeli 250, na shekeli 250 za kane ihumura neza. 24, na shekeli 500 za keseya zigerwe kuri shekeli ahera, na hini imwe y'amavuta yerayo. 25, bivange biba amavuta yera yo gusiga, amavuta yinjijwe n'abahanga aba amavuta yera yo gusiga. 26, yasige ku ihema ry'ibonaniro no kuri ya sanduku y'ibihamya. 27, no kuri ya meza no ku bintu byayo byose, no kuri cya gitereko cy'amatabaza no ku bintu byacyo byose, no ku gicaniro cyo koserezaho imibavu. 28, no ku gicaniro cyo koserezaho ibitambo no ku bintu byacyo byose, no kuri cya
gikarabiro no ku gitereko cyacyo. 29 ubyeze bibe ibyera cyane, ikizabikoraho cyose kizaba ari icyera. 30 kandi uzayasige Aroni n'abana be ubereze kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. 31 uzabwira Abisirayeli uti mu bihe byanyu byose aya azaba amavuta yo gusiga anyerejwe. 32 ntagasukwe ku mubiri w'utari umutambyi, kandi ntimukareme ayandi asa nayo uko avangwa n'ayera, namwe azababera yera. 33 umuntu wese uzavanga asa nayo cyangwa uzayasiga utari umutambyi azakurwe mu bwoko bwe. 34 kandi Uwiteka abwira Mose ati uzende imibavu na Tafu na Shehereti na Herubana, iyo mibavu yivange n'icyome cyiza bihwanye kuremera. 35 bivangire kuba umubavu winjijwe n'abahanga, ushyirwemo umunyu we kugira ikindi kivangwamo ube uwera. 36 wendeho uwusye unoze, nawo uwukoreho uwushyire imbere ya bya bihamya mu ihema ry'ibonaniro, aho nzajya mbonanira nawe, uzababera uwera cyane. 37 kandi umubavu uzarema ntimukiremere uvangwa nkawo, uzababere uwerejwe Uwiteka. 38 umuntu wese uzarema usa nawo ngo awinukirize azakurwe mu bwoko bwe. Icyo cyari igice cyo kuva, igice cya 30. Reka tubabwire ngo reka dushyire imbere gukiranuka, ariko nanone reka dukomeze kwagura umuryango w'Ikibabi TV dusharinga, ndetse abatarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo dukomeze twagura umuryango w'Ikibabi TV. Ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 078 79 420 19 ubundi tukakwamamariza. Mugire umunsi mwiza, turabakunda.